twongeye kubasuhuza nshuti bene data bakunzi b'ikiganiro umunezero w'agakiza mutegurirwa mukanagezwa na Nzeyimana Bahati Shabani. Amahoro y'Imana abe muri mwebwe. Twongeye kugaruka mu mwanya w'ijambo ry'Imana nk'uko mubimenyereye. Tumaze iminsi turi mu ijambo rivuga ngo ihumure ritangwa n'Imana. Benshi bakutse imitima muri iyi minsi, ariko tukwiye kubibutsa iki ijambo ry'Imana rivuga ko igihe twizeye Kristo akatubera umwami n'umukiza, yadushyizeho ikimenyetso. Gusenga ni ngombwa, ariko nanone mukwiye kumenya icyo Imana ivuga. Rero minsi tumaze tuganira, tugiye kongera kuganira kuri iri jambo ry'Imana. Reka dusome mu rwandiko rwanditswe na Yakobo, hanyuma dusome igice cyaho cya 4 umurongo waho wa 7. Haranditswe ngo, Yakobo igice cyaho cya 4 umurongo wa 7 haranditswe ngo, nuko rero mugandukira Imana, ariko murwanye Satani nawe azabahunga. Mwegera Imana nayo izabegera. Yemwe mwabanyabyaha mwe, mukarabe namwe ab'imitima ibiri, nimyeze imitima. Imana ishimwe. Nagira ngo mbabwire ko hari uburyo bushobora kudufasha nko kugira ngo tuneshe ibintu byinshi bitubuza gutuza no kwizera umwami Yesu. Kuko twabonye ko iyo umuntu yakiriye Kristo kandi akagera mu buzima bwe hari ibintu byinshi biba bikemutse. Twabonye ko Imana ni nziza, itanga ihumure, iradutinyura, itumara ubwoba. Ibyo byose bituma tubaho ubuzima budatinya. Ariko Satani we agerageza ibintu bishoboka kugira ngo tugume mu bujiji, twe kumenya ko Kristo yatugiriye ku musaraba kandi yaduhaye ubugingo buhoraho. Ikindi akaduteza ubwoba, bugatuma abantu bahabuka, bagatinya ejo uko bizagenda, bakibaza byinshi ku buzima baca mu butandukanye. Izo ni intwaro nyinshi rero Satani ateza abantu kugira ngo bave hehe, bave mu byo kwizera. Ariko uyu mwanya Bibiliya itubwiye ikintu gikomeye. Iratubwiye ngo mwegere mugandukira Imana, ariko murwanye Satani nawe azabahunga. Ibyo byose iyo umuntu afite intwaro z'Imana muri we, iyo umuntu afite kwizera, abasha gukomera ndetse akarwanya ibyo bintu byose Satani amuteza mu buryo butandukanye. Nagira ngo mvugane nawe nshuti y'umusaraba. Muri aka kanya ongera ugire kwizera, ongera ibyiringiro. Nubwo ibishobora kugutinyisha ari byinshi, nubwo ibishobora gutuma ugira ubwoba ari byinshi, ariko we gukuka umutima kuko Uwiteka ari kumwe nawe. Imana ishimwe cyane. Iyo usomye ijambo ry'Imana ryanditse muri Yesaya yageze ahanura mu bice byaho 35, ku murongo waho wa 3 haravuga ngo mukomeze amaboko atentebutse, mukomeze amavi asukuma, mubwira abafite imitima itinya muti mukomere, ntimutinye, dore Imana yanyu izazana guhora, ariko kwitura kw'Imana izaza ibakize. Ngicyo gihe impumyi zizahumurwa n'ibipfamatwi bizaziburwa. Icyo gihe ikirema kizasimbuka nk'impara, ururimi rw'ikiragi ruzaririmba, kuko amazi azadutubiza mu butayu, imigezi igatemba mu kidaturwa. Imana ishimye. Bibiliya hepfo iravuga ngo hazaba inzira nyabagendwa, iyo nzira zitwa iyo kwera. Abandi imitima ntibazayicamo, ahubwo izabiya babandi. Abagenzi naho baba barabaswa ntibazayiyoba. Imana ishimwe. Nagira ngo mbabwire mukomere, mwe gutentebuka, mukomeze amaboko atentebutse, mukomeze amavi asukuma. Nanjye ndagukomeza muri aka kanya, wiringiriye Imana. Ufate igihe cyo gusenga, ufate igihe cyo kwizera mu buzima ubayemo. Ibyo ubona bigukomereye bikugoye, ariko uzirikane ko Imana iri kumwe nawe. Uzirikane ko Kristo akubwira ngo ntutinye. Iteka Yesu yajyaga yigisha abigishwa be akababwira ngo ntimutinye, ntimugire ubwoba. Namwe rero muri aka kanya mwiye gutinya cyangwa ngo mugire ubwoba, kuko Imana iri kumwe namwe. Haleluya. Imana irahari, izaturengera kandi izadutabara mu buryo butandukanye. Amen. Nagira ngo rero muri iki gihe turimo muri aka kanya, abantu bakomeze kugira ibyiringiro, abantu bakomeze kwizera, kandi bamenye ko Imana iri kumwe nabo. Niyo mpamvu nubwo intambara ari nyinshi, kandi Imana ariko iratubwira ngo duhumure, tugire ibyiringiro, dukomere, twizere Imana nayo izatwegera. Imana ishimwe cyane. Nagira ngo rero muri aka kanya dusenge, ariko ugire ibyiringiro, kuko Imana yita kuri twebwe kandi turengera mu buryo butandukanye. Imana ishimwe. Rero nawe we gutinya, we kugira ubwoba, we guhangayitswa n'ibyo ubona ngo uvuge ngo
ibibazo ni byinshi, intambara ni nyinshi, ahubwo komera, gira ibyiringiro, izere, menya ko Imana hari ikivugana nawe, kuko iby'Imana yakubwiye Bibiliya yaratubwiye ngo weho ntutinye, mukomeze amaboko ananiwe, mukomeze amavi adandabirana, nimubwire abakutse imitima muti nimukomere, mwigira ubwoba, dore Imana yanyije guhora izana kandi amagambo nk'aya agaruka cyane muri Bibiliya. Imana ivuga ngo abantu ntibe gutinya, be kugira ubwoba. Hari intwaro Satani twabonye akoresha ari kugira ngo abantu batagira amakuru, ariyo y'ubujiji, akakwima amakuru azi yuko yakugirira umumaro, azi yuko yatuma ugira kwizera ukakomera. Ayo Satani arayakwima. Ariko iyo umenye ko hari umurimo Kristo yakoze, ukamenya ko hari icyo Kristo yakoze, bituma ugira ibyiringiro, kandi ukamenya ko ihumura Imana itanga ryomora ibikomere byose wagiye uhura nabyo mu buzima. Rero ukwiye kumenya amakuru ko Kristo yagiye kumusaraba ku bwawe. Terabwoba ugahabuka ukabaho ubuzima bwuzuye ubwoba, utinya ibizaba ejo, utinya ibyo abantu bagutekerezaho, utinya gutera intambwe ijya imbere, ugaharana ubwoba, utinya ibintu bitandukanye. Ariko reka nkubwire ngo Imana ishaka ko ukanguka. Iravuga ngo nimwisunge Imana, nugandukire Uwiteka, urwanye Satani, nawe azagira gute? Azaguhunga. Ubwoba rero nk'ubwo ni ubuturuka kuri Satani, ariko ukwiye kumenya ko umugambi w'Imana ari muremure. Rero ntuwihagarike imitima, wizere Imana, niko Kristo yavuze. Ndumva nashaka kubabwira ngo mwe kugira ubwoba, mwe gutinya, mwizere Imana. Ibyo mucamo byose, intambara mufite zitandukanye, Yesu azabaneshereza kandi azabarwanirira. Ntimukabunze imitima rero mwibaza muti tuzarya iki, tuzanywa iki, kuko Imana izi byose. Uyu mwaka Imana izakomeza kudutunga, izakomeza kutugirira neza. Haleluya, haleluya, haleluya. Ubwo rero nicyo kintu wagakwiye kumenya, kuko Dawidi yaravuze ngo naho nanyura mu gikombe cy'igicucu cy'urupfu sinzatinya ikibi cyose, kuko ndi kumwe nawe. Ishyimbo yawe n'inkoni yawe ngo nibyo bimpumuriza. Uyu muntu amaze kumenya ibi, abari kugenda akura mu by'agakiza, akamenya iby'Imana ivugana nawe. Ni iki kiguhagaritse umutima, nshuti z'umusaraba? Ni iki kiguhagaritse umutima? Nubwo ibibazo byaza byisukiranya, ariko ijambo ry'Imana rirakubwira ngo humura, gira ibyishimo, kandi umenye umugambi w'Imana. Imana iravuga ngo ikindi, umwuka yaduhaye si uw'ubwoba, ahubwo yaduhaye imbaraga n'urukundo no kwirinda. Imana ishimwe, Imana ishimwe. Mugubwe neza. Nagira ngo rwose muri aka kanya rwose dusengane, ariko ugira ibyiringiro, wizere ko Imana muri kumwe. Data mu izina rya Yesu turagushimiye kubw'umugambi wawe. Tuneshereze, turwanire urugamba, uduhe gutsinda, tumenye ko ufite umugambi mwiza kuri twebwe. Haleluya. Bibiliya ijambo ryawe tubwira ngo mutware intwaro zose z'Imana, kugira ngo tubashe kuhagarara tudatsinzwe. Dushoboze kurwanya dukoresheje intwaro zawe. Urakoze kugira ngo umwuka wera akomeze kuganza mu mitima y'abantu bakurikira ijambo ryawe. Ni mu izina ryawe tujye kubikora. Amen.